Muhanga abantu bane bishwe n'amazi abasanze mu kirombe. Ni inkuru ibabaje cyane yateye agahinda abaturage bo mu karere ka Muhanga. Abasore bane bose bari bagiye gushaka imibereho mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko butemewe n'amategeko, ariko mu ijoro rimwe gusa ibintu byahindutse mu buryo butunguranye. Amazi y'imvura avanze n'igitaka yabasanze mu kirombe bari barimo gukorera. Ese byagenze bite kugira ngo ubuzima bw'aba basore burangirire hano? Reka tubagezeho inkuru irambuye y'ibi byabaye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV cyo gukorera cyizireba wasi yanditse subscribe uyikore kugira ngo amakuru yacu atazajya agucika. Ubundi unyemerere twinjire muri uyu mwandiko mubwira ukuntu byatangiye n'ukuntu byaje kurangira. Mw'ijoro kuwa kane rishyira kuwa gatanu tariki ya 16 Werurwe 2026 abantu bane bo mu karere ka Muhanga bitabye Imana bazize amazi yabasanze mu kirombe bari barimo gukoreramo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Muhanga, akagari ka Remera, aho ari mu mudugudu wa Kiyoro ahagana saa 4 z'ijoro. Amakuru atangwa n'umuyobozi w'ako gace agaragaza ko aba bagabo bari bari mu kirombe kiri hafi y'umugezi wa Kabere aho bacukuraga bashaka amabuye y'agaciro, ariko mu buryo butunguranye amazi y'imvura yamanutse ku mugezi avanze n'igitaka cy'umugezi ahita yinjira mu kirombe bwo kubasangamo bagahita bitaba Imana. Nibwo ibyari akazi k'ijoro byahindutse ibyago bikomeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga Dusabimana Teresa yavuze ko ubuyobozi bwamenye aya makuru bihita bihutira kujya gutabara bafatanyije n'abaturage, aho yagize ati twamenye aya makuru tubwiwe n'umuntu umwe wari uri kumwe nabo, twese tujya kubashakisha ariko tubasanga bamaze gushiramo umwuka. Yakomeje asobanura ko amazi y'imvura yamanutse ku mugezi avanze n'ay'umugezi wa Kabere n'igitaka bivanze byose bigatuma yinjira mu kirombe bari barimo, maze bakabura umwuka bagahita bitaba Imana. Abitabye Imana cyangwa se abamaze gupfa harimo Nkurunziza Celestin mu myaka 26, urumva ko yari akiri urubyiruko akiri muto. Nyandwi Alex w'imyaka 34 nawe yari akiri muto. Niyo Dusenga Jean Bosco w'imyaka 25 nawe yari akiri muto. Ngirinshuti Emmanuel w'imyaka 29 nawe yari akiri muto. Imirambo yabo yahise ijyanwa ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere y'uko ishyingurwa. Abayobozi nabo bahise batanga ubutumwa, aho umuyobozi w'umurenge wa Muhanga bwongeye kwibutsa abaturage ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gakomeye kugeza bamwe bahaburiye ubuzima. Bwagaragaje ko buzakomeza kuganiriza abaturage ku ngaruka z'ubucukuzi butemewe, kwirinda ibiza ndetse no gukomeza gufasha imiryango y'ababuze ababo muri iyi mpanuka ibabaje. Ibi byongera kugaragaza ko gushaka imibereho mu buryo butemewe bishobora gushyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga. Ni inkuru ibabaje yasize abantu bafite agahinda ndetse n'imiryango yabuze ababo nabo bafite agahinda ndetse bashenguwe n'iyi nkuru. Niba ushaka gukomeza kubona amakuru bari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, kanda subscribe ku Itohoza TV Rwanda, unakande ku kimenyetso cy'akazogera kugira ngo notification ijye kugeraho gatanu ku kandi mu ba mbere kugira ngo ujye ubona amakuru abari kuvugwa hirya no hino ku isi. Natwe dukomeje kubagezaho aya makuru yizewe kandi asesenguye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV. Reka dufate imiryango y'ababuze ababo umugongo kandi tukomeze no kubihanganisha. Mwakoze cyane, mujye kure mukanye ndakuzanira andi makuru.